izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungure dore none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe twabaye abaducumuyeho, ntudutererane twigotoroshya, ahubwo udukize icyago. Amen. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe b'Episkopi, namwe banyamakuru twatumiye ngo tuganire ku cyubahiro n'inshingano z'umukardinali kuri iki gicamunsi. Guhera kuri iki cyumweru gishize ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 10 2020, inkuru nziza yasakaye ku isi hose ko nyir'ubutungane Papa Francisco yagennye abapadiri 4 n'abepiskopi 9 ngo bazashyirwe mu rwego rw'abakardinali ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 2020 i Vatikani. Muri abo rero 13 Papa yagennye, Kiliziya y'u Rwanda yagize amahirwe yo kugiramo nyiricyubahiro Musenyeri Antoni Kambanda, Arikiepiskopi wa Kigali. Abantu bakomeje kwibaza byinshi ku mpamvu hashyirwaho abakardinali muri Kiliziya Gatolika, ibigenderwaho mu kubahitamo, inshingano zabo n'ibindi. Ni muri urwo rwego rero twari twabatumiye kugira ngo tubiganireho, babashe kubigeza ku banyarwanda bose bisobanutse, noneho dusigarane inshingano yo kugira uruhare mu guhamya ibirindiro mu kwemera Yezu Kristo. Nk'uko Papa Francisco yakunze kubigaragaza, ahora aharanira ko abakristo Gatolika aho bari hose bakwiyumva muri Kiliziya ibabumbye, kabone naho batabarizwa mu bihugu by'ibihangange ku isi. Icy'ingenzi ni uko bagira ukwemera guhamye kandi bagaharanira ko umukiro Kristo yatuzaniye ugera kuri bose. Niyo mpamvu rero kwa Papa yageneye Musenyeri Antoni Kambanda kuba umukardinali uzaba abaye uwa mbere mu mateka ya Kiliziya mu Rwanda, ari ikimenyetso gikomeye cy'uko Papa yitaye ku Rwanda kandi yifuza gukomeza kuba hafi abanyarwanda, gushyigikira no gutera imbaraga Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu butumwa bwayo bwo kogeza ivanjili. Kuri abakardinali ni abantu barwanira ishyaka Yezu Kristo muri Kiliziya, yewe ndetse bakaba banabipfira. Ubundi umwambaro wabo bambara ni umwambaro utukura, bivuga urukundo, ariko kandi binavuga n'amaraso, kuba waba mu maritiri. Inshingano zabo rero uko igitabo cy'amategeko ya Kiliziya kibitubwira, nibo batora kandi bagatorwamo Papa igihe cyabyo kigeze. Inshingano ya mbere. Inshingano ya kabiri, bunganira Papa mu nama bamugira bateranye na buri wese ku giti cye. Inshingano ya gatatu, bamufasha kwiga ibibazo by'ingutu. Hanyuma inshingano ya kane, Papa ashobora kubashinga imirimo yihariye, ariko no mu butumwa busanzwe bahora babizirikana. Kuri twebwe rero mu Rwanda ni ishema ku gihugu cyacu, n'inshingano ikomeye kuri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Mu myaka mike 120 imaze, no mu myaka imaze ifite inzego nyobozi bwite zihamye, kuko byatangiye mu 1959.
u Rwanda rero ruzaba rubaye igihugu cya 24 kigize kardinali muri Afurika ku itariki ya 28 z'ukwa 11 2020 mu nteko itaha y'abakardinali rero 133 umugabane wa Afurika uzaba ufitemo 28. Twifuza rero ko iyo nkuru nziza yagera ku bantu bose, ikabatera kumusabira gusohoza neza ubwo butumwa no kurushaho guharanira gutunganira Imana duhinduka uko Imana bitwifuzaho. Aba rero ngifunguye iki kiganiro kugira ngo namwe ufite ikibazo mubaze kugira ngo dushobore kumvikana. Ugire rero amahoro y'Imana. Iye nitwa Musenyeri Philippe Rukamba, akaba ari je ubungubu uyobora inama y'abepiskopi Katolika no mu Rwanda. Hari Musenyeri Vincent Musenyeri Vincent Harorimana, akaba ari umwepiskopi wa diocese ya Ruhengeri. Musenyeri Smaragde Mbonyintege akaba ari umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi, hamwe na Kardinali Antoni Kambanda. Tugize akanama kiga ibibazo, kategurira n'abandi inama, sibyo gusa no gushaka ibisubizo bimwe na bimwe, kitwa Comité Permanent mu Gifaransa. Hanyuma hari na Padiri Martin rero Nizigiyimana, ni secrétaire wacu hano. Nakoze nitwa Rabin Maro Mutunzi, umunyamakuru wa Igihe. Nifuza kubaza ikibazo cya mbere. Harashira imyaka 120 Kiliziya Gatolika igize mu Rwanda. Nyuma y'iyo myaka yose, ku ruhande rwanyu nk'abepiskopi mwakiriye mute kuba umwe muri mwe yatorewe kuba umukardinali? Icya kabiri, hari inyito tumenyereye nko kuba episkopi, twavuga n'icyubahiro Musenyeri, nta kardinali twitwa kagize mu Rwanda. Inyito ye icyo gihe izahinduka iyihe, cyangwa ko kidahari se wenda muzayishaka, cyangwa se mu buryo bwo gusesengura izajyamo kugira ngo n'umukristo ukeneye no kumuramuza cyangwa se kugira icyo amubwira abashe kugira ubyaro bivuga ngo bijyanye n'inyito iri ku rwego rwe. Murakoze. Birumvikana turi batatu turasubiza buri muntu uko abyumva n'igihe cye, ndetse dushobora no gusubiza ku kibazo kimwe ku buryo bwinshi. Mbere na mbere birumvikana yuko ari ikintu gikomeye cyabaye muri Kiliziya y'u Rwanda. Twabyakiranye ibyishimo, twabyakiranye umutima ukunda wubaha papa murabizi niwe mukuru muri Kiliziya Gatolika yose. Papa warebye agatora umwe muri twe, twari dusanzwe dukorana, twari tuziranye, yewe ndetse yabereye umusaserdoti rimwe na Musenyeri Vincent. Hari Papa Yohani Paul wa kabiri wahereye imbare mu mwaka w'1990. Ni ukuvuga rero ko ari umuntu twari tumenyeranye icyo gihe, ndetse na Musenyeri Smaragde yari yarabigishije mu seminari nkuru. Ni ukuvuga ko ari ibyishimo bikomeye kuri twebwe kubona umwe muri twe abakardinali. Inyito rero numva ari inyito isanzwe, kuko bavuga nyiricyubahiro Musenyeri, we bazajya bamwita nyiricyubahiro kardinali. Birahagije ubwo, ariko agakomeza kwitwa noneho nyiricyubahiro kardinali Antoni Kambanda, arikiepiskopi wa Kigali, kuko ntibigera umurimo yari afite wo kuba arikiepiskopi wa hano mu mujyi wa Kigali. ko twabyakiriye
Icyambere nakubwira muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda ntabwo ari ubwa mbere bifuza kubona umukardinali. Icyo cyifuzo cyabaye ndetse hari n'igihe cyagiye kinabazwa ati kuki mutaduha kardinali bikavuga. Ni ukuvuga rero ko icyambere abakristu babyifuzaga banabitubazaga kenshi, ariko burya ikinyarwanda baravuga ngo inkono ihira ikibatsi ihira igihe. Buriya hari ibintu byagiye bidutungura muri Kiliziya yacu za evenoma zikomeye. Hari nka evenoma ya Kiliziya ziva kuri vikariyati ziba diyosesi muri 59 kuri Papa Yohani wa 23 mu rwandiko rwiza cyane abanyarwanda badakwiye kwibagirwa k'umusinapisi. Ako ka k'umusinapisi nk'akabuto ka sinodi niko n'ubu ngubu kagikomeza kugenda gakura. Ubu rero kakuze kavuye nk'umukardinali. Urumva ko ari ikintu kiba kiri mu buzima bwa Kiliziya mu myemerere yayo. Nta mpamvu rero abakristo batabyumva ko tubyakirane bakwe ibyishimo. Noneho ku myitero ry'izina Musenyeri amaze kubisubiza kandi neza kandi numva bihagije. Akagira Imana ne ibyo bintu muba mushaka mwibaza murashaka yitwe nyir'ubutungane kardinali, nyir'icyubahiro cy'ikirenga kardinali, nyir'iki etc. Ubundi umuntu twataye nyir'icyubahiro kardinali, nyir'icyubahiro perezida wa repubulika, nyir'icyubahiro minisitiri w'intebe. Icyo zina ni ryiza cyane mu Kinyarwanda kandi ryerekana imyitwarire y'urimo kumubwira. Wenda abandi bazaza bashyiraho amazina ariko yewe nkatwe hano nk'inama y'abepiskopi ubwo tubivuga bayatuga ati nyir'icyubahiro kardinali, twe twumva biduhagije. Ushaka kuzongeraho ibindi Imana imuhe umugisha. Nakoze nitwa Manase Manirakiza ni umunyamakuru wa Radio Maria. Usanzwe badufite abasenyeri biza amahirwe ndetse n'umukardinali. Ibi bishatse kuvuga iki mu iterambere rya Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, ni iki bigiye kongerera ubutumwa bwa dufite nk'abepiskopi. Kiliziya y'u Rwanda kuba igize umukardinali bisobanuye icyubahiro tugize mu ruhando muri Kiliziya Gatolika, kuko kuba dufite umwe muri twe umwepiskopi wa Kigali ugiye mu rwego rw'abajyanama ba hafi ba nyir'ubutungane Papa Francisco, kuba agiye kuba umujyanama wa hafi, noneho akagira n'uruhare mu gutora Papa mu gihe bibaye ngombwa, nawe ndetse akaba ashobora no gutorwa kuba yaba Papa, kuko abakardinali nibo batora kandi bakitoramo umupapa. Kuri izo ntera ebyiri rero hagaragara ko Kiliziya yacu, Kiliziya Gatolika mu Rwanda, izagira uruhare mu butumwa rusange bwa Kiliziya y'isi yose. Umuntu rero akaba yatanga umuganda, ibyiza turi kubona mu Rwanda, ibyiza by'ubukristu, ukwemera kugaragara mu Kristu mu Rwanda, bikaba bizagenda bizamuka bigera ibukuru, bikaba byafasha n'abandi.
ndetse nk'umwihariko w'u Rwanda ni uko dufite amateka yihariye y'igihugu cyacu. Nk'umuntu yavuga ko muri bihe turimo bijyanye n'ibyo Kiliziya igerageza mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, kunga abantu no gufasha abantu kwiyubaka, abantu banyuze mu bihe bikomeye. Ibyo byose rero ubuzima bwa Kiliziya y'u Rwanda bizajya bishobora kugera mu nzego za Kiliziya y'isi yose, bityo tugira uruhare mu butumwa bwa Kiliziya tubikesha ko dufite umwe muri twe uba hafi ya Papa kandi akamugira inama. Ubwo rero birumvikana ko kubyo twakoraga bisanzwe ubutumwa bwacu muri Kiliziya y'u Rwanda hiyongeyeho n'umwihariko ujyanye n'uko dufite umwe muri twe uri mu rwego. Bandi kwa Episkopi uko Musenyeri Maria yavuze inkono igihe n'ikibari. Ariko umuntu yakwibaza ngo Kiliziya y'igihugu runaka bigeze ku rwego iba yujuje iki kugira ngo itorwemo ubukardinali? Kiliziya ni umuryango w'abantu bemera Imana, bashyira imbere icyo Imana ibasaba. Iyogezabutumwa ryacu ni ukubwira abantu ngiyi inzira y'Imana. Iyo nzira y'Imana rero mugerageze kuyikurikira, dufatanye ku buryo bwinshi, amasengesho, amasakaramentu, no mu buryo busanzwe bwo kubaho, gufasha abantu, gukundana. Kiliziya niwo murimo wayo, ni uko nyine ari uwo muryango ukomoka ku Mana. Yezu Kristo yapfiriye uwo muryango, Yezu Kristo yawoherereje Roho Mutagatifu kugira ngo awufashe kugenda mu gihe cyawo, mu ngorane, mu bihe byiza, werekana ariko iteka cya kintu cy'urukundo rw'Imana igomba kugenda igaragaza. Ibyo rero bigendana n'igihe. Habayeho igihe Kiliziya yatangiye, habayeho igihe Kiliziya, hari za Kiliziya zimaze imyaka ibihumbi 2000, twebwe n'imyaka 120. Igihe rero abayobozi ba Kiliziya bumva yuko bashyiraho umukardinali, Papa yumva ko yashyiraho umukardinali, nk'uko Musenyeri Smaragde yabivuze, akurikira ibyo byose. Ariko ntawe wavuga ngo ubu ngubu dufite ibintu chiffre by'imibare Papa agomba gukurikiza, biri no mu bwisanzure bwe, biri no mu burenganzira bwe, mu bushishozi bwe. Ariko birumvikana Papa ntabwo abaza abantu bose, yewe nawe niyo mwahura rimwe kabiri ntabwo yamenya kuvuga ati uraho kanaka, nubwo bamubwira amazina yacu, ariko ababona abasenyeri bose bise. Ni ukuvuga rero ko ubwo bwisanzure bwa Papa bugendera kuri icyo ngicyo bavuze cy'ukuntu Kiliziya imeze, cya témoignage, ubuhamya iyo Kiliziya yatanze. Hari abakardinali tuzi mu bindi bihugu, ndafata nk'umwe muri Afurika, Nzaparayinga, umukardinali wo muri République Centrafricaine, we hari ubuhamya yatanze, tuvuge mu kubanisha igihe barwana abayisilamu n'abakristu, kuko ntabwo bari abagatolika gusa, bari abakristu bose, bo bashyira hamwe
baragenda imamu waho yari afite ibibazo kuko bashoboraga kumwica, bamwakira iwabo, barabana mu nzu. Nubwo ni ubuhamya bugaragara. Twebwe rero kimwe mu buhamya bukomeye dufite nk'uko Musenyeri Vincent amaze kubivuga, nuko twanyuze mu kintu gikomeye cya jenoside yakorewe Abatutsi, tukanyura mu ngaruka zayo. Kiliziya ikagenda uko yari ishoboye, ariko tugashyira imbere icyo kintu cyo kuvuga ngo ubumwe bw'Abanyarwanda, kubabarirana, uwagiriwe nabi nababarire, uwamugiriye nabi, uwagize nabi nasaba imbabazi. Akaba ari ikintu gihoraho duhora tuvuga. Hashize imyaka 26 kuva twava muri jenoside. Ni ikintu twashyira imbere nk'ikintu cy'iyobokamana gikomeye duhora tubwira abantu, kandi biba no mu maparuwasi. Ntabwo biba iwacu gusa wenda ngo abasenyeri bavuze, biba no mu maparuwasi hirya hino, murabizi. Numva rero ari papa ubikora mu bushishozi bwe, ariko noneho tukanareba n'icyo kiliziya, uko iyo kiliziya ibaho muri iki gihe. Si n'iki gihe gusa, na mbere abakristu. Ubu turimo turasaba yuko mu minsi itaha hazaba abatagatifu ku buryo bw'umwihariko bavuye muri kiriya gihe, bamuzi umuryango wa Rugamba Cyprien na Dafroza, umuryango we. Hari n'abandi bazaza imbere dutekereza, abantu bitanze bagatanga ubuzima bwabo kubera abandi, bakemera gupfa. Murabazi benshi, ba Felicita, ba Padiri Bosco n'abandi. Nukuvuga hari ikintu cyagaragaye cy'ubutumwa bw'urukundo rukomeye abantu bagize, kiri imbere. Ariko ubyemeza uvuga ati uyu nguyu niwe karidinali, ni papa. Twebwe ubwacu nta kintu nakubwira ngo mbese uko ibintu shifuro tuyangageze kuri 50, hariya ni 80, hariya ni 20. Papa niwe wirebera nk'umukuru, nk'umubyeyi wacu twese, kandi nk'umukuru wa Kiliziya Gatolika. Nubwo muri ibyo byifuzo navuga byo kwifuza umukaridinali, bagenderaga umubare w'abakirisitu. Tumaze kuba abakirisitu benshi, ndetse bakanatungurwa nuko hari abakirisitu bakeya, hari intebe ya karidinali. Tujye nko muri Alger, tujye nko aho ngaho muri Centrafrica. Ariko hari ikindi kintu numva, ariko bakivuze bashaka kukigaragaza neza. Iyo papa ashyiraho umukaridinali muri kiliziya, burya afite ubutumwa ashaka gutanga kuri iyo kiliziya no ku isi. Kumushyiraho c'est une stratégie pastorale, niko nabyita. Abafite rero ubutumwa ashaka gusaba uwagize karidinali, kandi asaba n'iyo kiliziya amuhaye. Ni ukuvuga rero dufite umurimo nka Kiliziya Gatolika mu Rwanda wo kuzica hasi twese, se papa waduhaye umukaridinali agashyiraho siyeje karidinalise, ni nako bazita Kigali, ubutumwa ashaka kuduha n'ubu, kandi azabuduha igihe kigeze. Twitegure rero ko ntabwo yaduhaye karidinali gusa, ariko hari n'ubutumwa nka Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ariko ubutumwa nibwo bwigeze bukubiye mu byo Musenyeri Filipo yari amaze kuvuga, kuko mu byatumye banayireba, banayitaho, banashishoza, banagena n'ayo mateka yacu arimo. Ituma iteka buriya ndakavuga, ariko nkagarukaho kenshi kariya ka kumusinapisisi, akajambo keza cyane Yohani Pawulo 23 yatubwiye, karimo ubuhanuzi butangaje bugaragaza iyi Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ndetse ngewe njya kure agahuza na Musenyeri Hitavuga ngo mfite inyota sityo,
areba uko u Rwanda ruteye, uko ruhagaze, icyerekezo cyayo. Aha rero ntabwo nabinegurira, Imana ifite ukuntu yubaka Kiliziya Gatolika mu Rwanda, tugerageze gufatanya nayo no kureba ubwo butumwa abantu mu mateka atandukanye bagenda batugezaho, kandi mu byadufashije kurenga ayo mateka mabi bakomeje kugenda bagarukaho nka jenoside n'ibindi, buriya ubukristu buri ku isonga. Icyo kintu rero numva ari ikintu gikomeye, noneho n'amabonekerwa y'Kibeho burya nayo ni umwihariko uko bigeze kubikomozaho, nabwo ni ubutumwa bwihariye buza bugahuza n'ubwo ngubwo. Iyo bihuje rero ubonamo ikintu cyitwa la providence divine, ubugeni bw'Imana mu gukora ibyayo. ahubwo iyo amabonekerwa y'Ikibeho, Bikira Mariya abonekera abana mbere y'Ikibeho, itariki yababonekeye w'itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 ni nayo tariki Musenyeri Antoni azaherwaho bavuga babaha ingofero kugira ngo berekane icyo cyubahiro, iyo ngofero y'ubukardinali ni itariki imwe. nicyo nifuza kugarukaho, uruhurirane rwiza nabyo bitanga ubutumwa, kuko umuntu ashobora kwibaza ati ese papa gushyiraho abakardinali 13 akabivuga kuri kiriya cyumweru ku 25, none akanateganya ko azabaha ku mugaragaro icyubahiro n'ibimenyetso byabyo ku itariki ihuriranye n'igihe umwana wa mbere w'umunyarwanda, umukobwa, mwana kana k'abakobwa k'Akanyarwanda Alfonsina yabonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya Ikibeho, iyo tariki 28 Ugushyingo. Umubyeyi akaza afite ubutumwa bugenewe abanyarwanda birumvikana, ariko ugenewe n'isi yose, nimuhinduke musenge. Ubwo rero numva kuba iyo tariki y'ubutungane Papa Francisco yarayihisemo, ku bandi bishobora kuba bifite isura uti ni wa gatandatu uyu n'uyu usoza ukwezi k'Ugushyingo, ariko twebwe bifite umwihariko y'uko bihuje n'igihe umwana w'umunyarwandakazi wa mbere yabonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya, afite ubutumwa bugenewe u Rwanda, abanyarwanda, bugenewe isi na Kiliziya yose muri rusange. impande z'ikiganiro twari kumubwirira Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Mu minsi mike ishize hari itangazo n'akomoje no ku bihugu byatangaje ko ariya papa avuga ko uburyo abo bana bahuje ibitsina bashobora kwemerwa. Mu nyandiko mwasohoye mwagaragaje ko bitigeze bivugwa, kugira ngo tubabaze mu kuri mukurikije amakuru mwe mwakiriye nk'abashumba ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ubundi icyabaye n'iki, icyavuzwe n'iki, ku buryo haba habaye n'imyitirane igaragaza. Buriya abantu benshi bibwira ko kuri uriya munsi Papa hari icyo yavuze, ariko ntacyo. Uko byagenze, hari umuntu ufite origine y'Abarusi witwa Evgeny, indi si nibuka izina rindi, wakoze filime, noneho muri iyo filime ashaka gushyiramo amagambo menshi atandukanye uriya mupapa yavuze, amwe ndetse ari na akiri iwabo muri Argentine, arabizana abishyira hamwe. Noneho rero icyo kintu kijyanye n'abantu babana bahuje ibitsina aba ari cyo kintu abantu basamira hejuru, kuko ubundi ntibisanzwe muri Kiliziya Gatolika. Hariho za Kiliziya zibyemera, amatorero abyemera, ariko muri Kiliziya Gatolika ubundi ntibisanzwe. Noneho rero barabizamura, bihinduka ikintu
gikomeye abantu batangira kwibaza batari ko ibintu papa noneho avuga ni ibiki, bakabihuza n'ibindi byinshi. Hari ababihuza n'iminsi ya nyuma, hari ababihuza bavuga byinshi, ariko icyambere nagira ngo mvuge nuko papa biriya atari byo, ntabwo ari amagambo yavuze. Bashyize hamwe ibintu yavuze mu bihe bitandukanye, nibura nka 2-3 ari nibyo yageze kuvugira mu ndege agenda. Ariko ubundi mu buryo bugaragara muri Kiliziya Gatolika ntabwo ukubana kw'abantu bahuje ibitsina kwemewe. Ni icyaha, ni ikintu kitemewe no muri Bibiliya birimo. Noneho uriya mupapa azana ikintu ariko nubwo icyo kintu kitemewe, iyo miryango imeze ityo imaze kuba myinshi, abana bayikomokamo, abo bantu babana bahuje ibitsina, abo bantu ntibari bakwiye kubajugunya. Niyo wagira uti umuntu ni umunyacyaha ntabwo mwemera, data bivuge mu buryo kenshi babivuga mu Kiliziya cyangwa iki, n'umwana wawe akenewe gukundwa, akenewe kubahwa, akeneye ko bamuha agaciro mu muryango akomokamo, mu muryango w'abantu ndetse n'uwakomokamo gusa. Icyo ni icya kabiri. Ni n'ibintu biri mu kintu cyitwa muri Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ku isi hose. Hanyuma rero ijambo ryateye ikibazo ni ijambo mu Gifaransa bavuga convivence, ariko we yabivuze mu Gisipanyoli. Convivence ntabwo ari mariage. Convivence si ukuba papa ntiyaho avuga ngo ugushyingirwa kw'abo bantu, avuga ukuba hamwe. Convivence ni ukuba hamwe kw'abo bantu. Abo bantu bari hamwe byaba byiza bafite mu Gifaransa une couverture légale, hari ikintu cy'amategeko kibarengera. Ariko ntiyigeze avuga ngo bemera kubashyingira, ntabwo yigeze abivuga. Itera rwasera hirya hino abantu baravuga bati papa yemewe ko aba bana bahuje ibitsina bashyingirwa. Yewe no mu buryo niyabivuga hari ibihugu bibyemera, ariko niyabivuga muri ubwo buryo avuga ibyo bihugu ntabwo avuga mariage, avuga convivence. Ni icyo yavuze. Ino rero bihageze nanone twanditse kubera iki, hari n'abantu rero bambajije ngo kuki twanditse Bibiliya. Nuko dufite abakristo baraturage batari ko noneho ibyo musigaye bigisha ni ibiki, bihuriye n'ubukristo. Tujya no gushaka tureba aho byanditse hirya hino, noneho twandika irya tangazo. Abanyamakuru mwerewe ibintu mwandika uko muzatwika isi n'umutito zayitwika. Noneho ugize icyaha mu gihe mwanditse titire ngo noneho papa yemeye ugushyingiranwa kw'abahomosekisuweli. Papa ubivuga gutya rero mbize mbibona, ndavuga ngo niko mwabaye, kuko nzi ko atabivuga gutyo. Hari izindi nzira zikoreshwa. Epfo ntabwo ari ubwa mbere twumva papa avuga nko ku musenyeri bamaze kubivuga. Ntabwo yaba yaramaze gusohora ansiklike nk'urwandiko rukuru rwa Kiliziya, aho avuga ati ugushyingiranwa kwemewe n'uko umugabo n'umugore. N'ubwo yabivuze ni uko umugabo n'umugore. Kubera iki? Kuko ari muri contexte agressive y'ibarayi.
iburayi uvuze nabi ku kintu cyitwa homosexuality mwebwe abanyamakuru murabivuga murabyandika muratuka uko mushaka kuko barakwagereza dusento uburyo rero ari erangaje leta muragomba kwagira rero ikindi cya kabiri hariho ibintu bibiri byo konseye hariho abantu bafite tendance homosexuelle nk'uko dufite tendance heterosexuelle uvuze ko bafite tendance heterosexuelle ni umusambanyi ufite tendance homosexuelle umuntu wese wo gusambana nayo basambana afite kandi agaragara n'ubutinganyi noneho rero iyo mujya kureba kuko n'igihe ahantu babivugiye n'icyo byanze ashaka kuvuga hari ikintu njye numva kiri inyuma yacyo tugomba kureba turi muri sosiyete irimo tendance zitagira ariko na mwese uburyo bwiza sexuality hari tendance heterosexuelle na tendance homosexuelle icyo tugomba gukora heterosexuelle turayimenyereye ni yacu ariko si ukuvuga ko ugomba kujya gusambanya uko bashaka gusambanya abagore icyaha ariko uri umugabo cyangwa uri umugore nta cyaha kirimo kuko imana yakuremye n'iguteye noneho uje uri homosexuelle bo barashaka ko twemera ko ariko imana yabaremye ngo niko yabaremye n'amasenga yamenye nabizira ariko ni fenomene nshya turimo kubona muri yagiye tuyiki ariko abo bantu bafite izo tendance bakabikubwira tububahe tubafasha aho bibaye ngombwa kuba n'akato ndumva nicyo papa François ntabwo dukwiye guha abantu akato mu nuko bameze gutya atari bo babyitiyemo ari kamere yabo rero numva ari aho ngaho nahagarara natwe ubwacu turabafite baturimo kandi n'ibyo abantu bejeje ko ari igihugu na kera izo sosiyete mu mateka yacu babagamo yari amahano ntawatinyukaga kubivuga ariko izo tendance zikagira uko zigira ntabwo rero uko tugenda twiga siko tugiye gukomeza kuzifata tuzifate avec civilité umuntu yabo avec civilité bitari umuca ahubwo bikaba kwegerana mukaganira wabona ko bimugwa nabi ukamufasha wabona ko ari tendance ametiriza nk'uko twese bana bameze akabumva nk'abandi akaburirwa nk'abandi hariho rwose n'abakora bafite ibintu myiza kandi bona bateze isi imbere ngihumva ko ari icyo kintu cy'icyuka kibi n'ubwoba buri inyuma yacu atifuza ko yakomeza kubarwara nkeka rero yuko ariyo guverinoma dukwiye gukora ni gute twabana n'homosexuelle wabyibonyemo cyangwa se wabyiyemeje ariko akaba ari umwana wanjye akaba ari umuvandimwe wanjye akaba ari umukozi ukora ese ngomba kumuhunga nkamwitaza bikamufata nk'umwana we tubane icyo tugomba gukora ariko ibyo ngibyo arimo nubwo ubyita amahano wari ukwiye kubivuga ariko ukicecekera ugafata igihe cyo kubanza kubyumva neza kuko hari igihe na nyine ubwitaba atabyumva neza ijana ku ijana ibyo ari ariko kumugira umuntu kumwakira twumva yifuza ko aribyo byamufasha kugira kumuha akato afite nta kato arwanya ntabwo ari ukuvuga ngo ibi ngibi bimere bityo n'imbere n'ibi buriya rero iyo abanyamakuru tubonye tubona mu Rwanda ntabwo dutera ikibazo kidasanzwe ahubwo tubishyira muri kontekste nk'uko by'ingenzi abahererekanya amateka yacu ko byagenze ariko biragaragara ko wabyanditse afite tendance y'icyo ashaka kwigisha ariko ntabwo ashobora kutujyana gutyo tuvuge ngo papa yemeye noneho umubano w'abahuje
bahuje igitsina hari ubwe afite inyandiko amaze kwandika yerekana ko umubano wemeye n'uw'umugabo n'umugore nibo ahantu nsakaranganya ibindi mu buryo bwo tubafate mbere rero ari uko wese akamenya ariko twabana bafite nk'abana bacu ni icyo kibazo kigomba gusubiza. Kiliziya ifite ubutumwa bwo kwita ku muntu wese, umuntu uko yakabaye, kandi yifuza kumugezaho Imana imwifuza. Imana rero irema muntu ifite icyo yamuremeye. Iyo dusomye mu gitabo cy'Intangiriro, baremye ari umugabo n'umugore, umugabo azasiga se na nyina baba umwe. Nuko ubwo rero nuho umuntu ahita anabona gahunda y'Imana mu bantu yaremye, umugabo n'umugore kubana mu rukundo byera n'imbuto, kugira ngo mbese kubyara, guheka, kurera. Ubwo rero iyo umuntu arebye uko uwo muntu ateye n'uko Imana imwifuza, niho uvuga uti igikorwa iki n'iki kinyuranyije n'uko Imana yahanze ibintu n'icyo Imana yifuje ku bantu ibarema. Noneho rero umuntu agatandukanya umuntu n'ibikorwa. Umuntu agomba guhabwa agaciro no kubahwa, ariko ibikorwa bidahwitse cyangwa se binyuranyije na gahunda y'Imana nabyo ntutinye kubyerekana. Mu rwego rero nko mu bijyanye n'abantu babana bahuje igitsina, Kiliziya iyo umuntu arebye inyigisho dufite muri iki gihe kandi Papa atigeze avuguruza, kuko baramutse hari icyo kiyongeraho cyangwa igihinduka bifite aho binyura mu nzego binyuramo, bikajya n'uburyo bitangazwa. Umuntu yavuga ibintu bitatu koko nk'uko bagenzi banjye babigarutseho. Ibikorwa nk'ibyo bidahuje na kamere n'icyo Imana yifuje iturema, iyo umuntu ahita abona ko ari ibikorwa bidakwiye. Kubona umugabo ashaka undi mugabo, cyangwa ukabona umugore ashaka undi mugore, ubwabyo ni ibintu bidahuje nyine na gahunda Imana iduha, itwereka n'icyo Imana itwifuzaho, na kamere yacu ko yaturemye umugore n'umugabo kuzuzanya. Noneho icyo ngicyo cyo ukagiheraho ukavuga iki gikorwa, ariko wareba umuntu, uwo muntu ukamenya ko ari umwana w'Imana ikunze cyane. Noneho akaba ibyo bagenzi banjye bagarutseho, uburyo umuntu amufata. Umuntu akwiye gufashwa, akwiye kugira umuryango ntakwiye kumutererana, ntabwo abantu bakwiye kumuhohotera bamuziza icyo. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu muri Gatigisimu Kiliziya Gatolika yasohotse mu mwaka w'1992 mu ngingo y'2354 kugeza kuri 2359. Harimo ibyo ngibyo bikorwa bidahuje n'uko Imana yaturemye. Noneho uburyo umuntu agomba gufata umuntu ufite iyo myumvire n'imikorere, kumufata nk'umwana w'Imana, kumwubaha, nta kumutoteza, ntaki, akabagira umuryango umwakira. Ariko hakaba n'icya gatatu, gufata uwo muntu nawe ukamwegera nka Kiliziya, umwereka ko Imana imufiteho gahunda, kandi akaba ari umuhamagaro asangiye n'abandi, kuba mwiza, kuba mutagatifu, ku butungane Imana imwifuzaho. Ubwo rero nabyo ni mu butumwa bwa Kiliziya. Izo ngingo eshatu rero nizo imyifatire ikwiriye Kiliziya ishyira imbere muri ibi bihe, ku buryo rero koko nk'uko abandi babivuze, iriya filime ivuga
Francisco bavuga ko iyo filime ifite na titre yitwa Francisco, ubwo ni ukuvuga abashatse kumuvuga cyangwa se ariko bamuvugisha ibyo bumva bifuza ko byatambuka, kuvuga ko byavuzwe na papa bikaba byatambuka ku buryo bworoshye, ariko bakamuvugisha ibyo atifuje kuvuga. Ariko muri kiliziya hari uburyo ibintu bijyanye n'imyemerere cyangwa imyitwarire y'abantu, icyo bita la foi et la morale, hari uburyo ibyo bintu bihinduka. Ni ukuvuga ko bidahagije ko umupapa n'umupapa wenda ashobora kuvuga ati iki ngiki, akavuga ikintu kitari cyo, ariko kugira ngo bihinduke binyura muri konsili, binyura muri sinode ziba zirimo abasenyeri benshi. Niba papa adashoboye kubonana n'abo basenyeri, abaza abasenyeri b'isi yose icyo babitekerezaho. Nk'ubu urugero rwa vuba uretse konsili, kugira ngo bemeze yuko Bikira Mariya yavutse nta cyaha afite, Immaculée Conception, byagombye kubazwa abasenyeri b'isi yose, barabyemeza. Papa icyo gihe aba bavugira nk'umuntu uhagarariye uko kwemera gatolika, ariko papa ashobora no kugira opinion zindi ngusi bwa muri yakoze, ariko ashobora no kuvuga ati yewe ndatekerezanya biba ari igihe kiba ari icye, ntabwo cy'umupapa avuze cyose bivuga yuko byaha ari ihame, ntabwo ari ihame abakristo bose bagomba gukurikiza. Hari inzira rero nk'uko yabivuze ubundi ikurikizwa kugira ngo ikintu cyerekeranye n'ukwemera n'ikintu cyerekeranye n'imyitwarire y'abantu, murabyumva nk'icyo cyo kwemera yuko abantu babana bahuje ibitsina bibayeho, ntabwo ashobora kubyemeza atya, byemezwa mu nama nk'izo ngizo. mwakoze. Nitwa Elison Kaberuka, ndi umukozi w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda mu biro bishinzwe inyandiko z'irengero. Munyemerere mbariza abatantumye, ariko numvishe n'ibibazo bijya gusa n'ibijyanye no gutorwa kwa nyiricyubahiro Kardinali Musenyeri Antoine Kamabanda, ariko noneho byo bikaba bigira biti hari diyosezi ebyiri zimaze igihe zidafite abepiskopi bazo. Harabura iki? Mu byo numvise abantu bibaza cyangwa se batekereza, abakungu hashobora kuba harabuze abakozi habo kandida. Noneho ejo kuvuga muri n'abanyamakuru hari n'abageze kure baravuga bati kwa nyiricyubahiro Kardinali Musenyeri Antoine Kamabanda atowe ni ukugira ngo papa mwifashishe mu kubona abazahabwa izo diyosezi. Nacyo kintu uragitekereza iki? Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko hari za diyosezi ebyiri bigaragara ko ari nini. Aha batavuga diyosezi ya Nyundo na diyosezi ya Byumba. Byo harabura iki ngo zibe zabiganywamo kugira ngo abakristo barusheho kwegerwa nk'uko leta yegera abaturage bacu. Murakoze. Ibibazo bifite icya mbere, kugira ngo umwepiskopi abeho bamushyireho bifata igihe, ni inzira ndende. Buriya ni uko babona izo diyoseze ebyiri, ariko yewe na Musenyeri Misago amaze kwitaba Imana namusimbuye mu gufasha iyo diyoseze ya Gikongoro.
nahamaze imyaka 3. ni ukuvuga yuko i Roma barashishoza, kandi ntibashishoza bonyine, banashishoza hamwe n'abantu bo muri icyo gihugu. ni ukuvuga ko barabaza, ese ni bande mubona b'abepiskopi, bamara kubaza bakohereza amazina, bikazagenda bikagera ku mazina 3. ayo mazina 3 bakabaza uko bazi buri muntu, bigasubirayo, hanyuma kuzageza igihe papa niwe ushyiraho abepiskopi. bifata rero igihe kirekire, abantu baba bifuza umwepiskopi uwo mwanya, ariko bagomba kumenyera yuko rwose abo bepiskopi bashyirwaho igihe kigeze. buriya nta nubwo ari igihe gusa byabayeho. Musenyeri Emerite Archevêque Tadeyo Ntihinyurwa yabigize inshuro 2, n'abandi bishobora ko bizababaho igihe umusenyeri abuze. ariko ntabwo Roma iba yabataye. bashyiraho akenshi umwepiskopi uyirebera, nk'uko nari ku Gikongoro, nk'uko musenyeri Tadeyo yabaye Kabgayi mbere y'uko musenyeri Smaragda haza, hari umwepiskopi uyirebera. ni ibintu bagenza buhoro kugira ngo badapfa no kumva amagambo gusa, bakaba bayagenderaho batazi neza umuntu cyangwa batazi ukuntu muri icyo gihugu bimeze. iby'ama diyoseze manini, buriya muri diyoseze haba abapadiri. abapadiri begereye abakirisitu. harya musenyeri abegera cyane ate, ko agendana n'abo bapadiri. nta n'ikivuga yuko twifuza ko bimera bityo, kuko ibyo ngibyo nabyo binaturuka no mu bepiskopi bari aho kuvuga bati buriya hariya hari hakwiye undi mwepiskopi. ibyo rero bavuga yuko twabuze abakandida baruzuye. birashoboka ko nta bapadiri bose mubona bifuza kuba abasenyeri, ariko igihe cyawe ntikiragera. igihe cyawe ntikiragera, kizagera umunsi babashyizeho nyine, umunsi papa yabatoye. ntabwo ari abapadiri babuze mu Rwanda. abapadiri beza bazima bashobora kuba abepiskopi, ntabwo aribo babuze. gusa ni ukureka i Roma bagakurikira ya nzira yabo, inzira yabo yo gushyiraho abepiskopi. erega buriya n'ibintu biruhanya mu gushyiraho abepiskopi ni amagambo. nuko iyo bavuze bati hagiye kubaho musenyeri Filipo, barabaza. aba magambo menshi rero agenda avugwa, bagomba kureba ibintu uko bimeze, bakitonda, mbese ibingibi nibyo koko cyangwa si byo, kugira ngo bazagere kuri uwo muntu bifata igihe. ariko nk'ubu ngubu ndeba mu bwenge bugufi bwanjye, kuko nanjye singiye kubwira papa ngo kurutya, aho nk'aho cyangwa igeze bagomba kuba bari hafi yo kumushyiraho. iyo ndeba, kuko nayo igiye kugera muri iyo myaka 3, naho ni hafi aho, urebye ni hafi y'imyaka 3 ku Kibungo. akenshi rero icyo bituma abantu bibaza ni uko hariho ahantu umwepiskopi avaho hari mugenzi we ujyaho. ariko kugira ibyo ngibyo bishoboke ni uko wa mwepiskopi aba hari, bikagenda ku buryo agira igihe ahagararira i Roma, bakemera ko yahagaze, ko noneho icyo gihe hari ibintu adashobora gukora. ashobora gushyiraho paruwasi nshya,
mbese ni ukugera byita bate gestion courante des affaires courantes. Icyo gihe nawe ubwe ntabwo aba ashoboye kubikora uko ashaka, noneho uwo nguwo igihe cyagera bagashyiraho umusimbura, uwo umusimbuye tukabona ari umwe ugiye uyu munsi n'undi washyizweho uyu munsi, uwo munsi nyine yashyizweho, ariko biba byaratangiye kera. Urebye uwo nguwo baba yaratangiye kuvaho kera, kuko hari ibintu bagenda bamubuza gukora kugira ngo aticira wenda cyangwa se adakora ibintu mugenzi we azaza akagomba guhindura tesa. Ariko n'abandi bashobora no kongera ibyo ari byo byose. Yewe rwose ibyo bintu nk'uko babivugaga nanjye narabyumvise, ndetse batumereye nabi twebwe abepiskopi, kuko bakeka yuko ubanza ari twebwe tubutanga. Ntabwo ari twe dutanga ubwepiskopi, butangwa na papa kandi n'abakurikiye inzira ze, akurikiye uburyo bwe n'inama z'Iroma bamugira. Ijyanye n'iyo ngingo mwariho y'amadiyosezi, amenshi afite amazina cyangwa se gukoreshwa mu nzego nyinshi. Mutekereze bose ko dutuye i Kabgayi, batuye i Kigali, batuye ku Gikongoro, batuye ibyumba, ikibazo mufite ni iki? Yewe nigeze kukibaza cya gihe cy'umuhindo barimo guhindura, ngo bahindura amazina, bagenda bayavuga ngo bayahindure amazina. Hari ikintu rwose abantu bibagira. Rero ndagira ngo mbanze mbabwire ko diyosezi yashinzwe na papa, ivaho igumaho iteka, ku buryo n'ubu hari diyosezi zo mu bihugu by'Abarabu n'ubu zanditse mu madiyosezi ya Kiliziya Gatolika ku isi. Ntabwo rero bapfa guhindura igihe kugira ngo byarahindutse. nka Strida yahindutse Butare, nka buriya nabyumva nka paruwasi yari Buhambe, nyuma iza kwitwa Byumba. Ibyo birabaho birahinduka, ariko hagomba kuba impamvu religieux byerekana. Naho rero guhindura izina ufate Byumba kubera yuko bahise Bicumbi, noneho ufate Nyamagabe uhindure kubera ko nawe ngo hari aho hantu murajya. Leta ifite politiki yayo ikurikiza kandi turayubaha, sibyo? Ariko ntabwo bashyize bwo kuza kumpa amazina, uretse ko nabo batigeze babikora. Ubwo rero tukabona ko hari abantu nibyaye n'ababwiraga badafite impamvu, ariko bafite impamvu zabo bwite, baba bashaka ko babona ababashyigikira, noneho bakagenda bakubitaho ibintu n'ibindi. None se ubu ngubu habaye jenoside hose bazahindura amazina? Uretse n'aho yabereye n'abayikoze ntabwo bahindura amazina. Ntabwo bahindura. Noneho ntafite n'amateka. None se uyakura iryo zina, ayo mateka tuzayamenya gute? Urayafite. Dukeneye ko habaho tumenya n'ibibi byakorewe, noneho tukamenya n'ibyiza bamaze kugeraho. Ariko cyane cyane guhindura amazina, urahindura amazina nk'ubu ngubu uriya murakoresha Google hariya, sibyo? Mu Rwanda hindura amazina, ariko nka Kigali cyangwa se na Kabgayi wenda n'ahandi hose na Butare hose ufashe Google hariya uyibona, ukabonamo n'amateka yayo yose twari. Uhindura izina rero, urarihinduye, wenda bararara barishyize, ariko ntibanarishyira irindi ntibarisiyo, uzareke kugira ibyo ubone biragomba. Wakorohereza abantu rero yandikira ko iki, ariko ntabwo turumva neza ubwo buribwe buriho bwo gushaka guhindura. Wenda muri za mbaraga zanyu nk'abanyamakuru hari igihe muzabigera mu bitwempose abantu bari kugira ngo bagire amahoro, wenda babikoreye, ariko kuri ubu ntabwo numva icyo bitwaye, nta nubwo bifasha, nta nubwo binafasha guhindagura amazina. Amateka
na za leta ku buryo bijyanye n'igihe bashobora koko guhindura izina bakavuga bati twebwe aya mazina turashaka yuko wenda dufite ikintu kiduhuza abantu bo muri district ya Huye dufite uriya musozi niwo duhuza ibyo leta ibifitiye uburenganzira ariko muri kiliziya kuki tudahindura igituma tudahindura nayo mateka haba hari ibintu byinshi byabaye kuri iryo zina bijya no muri za archive bijya no ugasanga nk'ubu hari ahantu ushobora kugenda wavuga uti ndi diyosezi ya Huye ahubwo bati iyo diyosezi ntituyizi ntaho iba kuko yashinzwe ari ya yindi none rero nk'uko Musenyeri Smaragde yabivugaga ibyo bikanatuma niba papa abishyizeho akavuga ati diyoseze ni kuko twebwe umukuru wacu ni papa ntabwo rero akavuga ati diyoseze ni diyoseze ya Ruhengeri kugira ngo bihindure ugomba kuko bijya mu mpapuro zose bijya muri kiliziya yose mu bitabo byabo guhindura rero bikaruhanya kuko ni nko gusa n'usiba amateka kandi uwo muntu afite aho hari ikintu kiri aho ngaho gikomeye hari igihe rero nk'i Roma hari igihe nka diyoseze imwe basanga wenda yabaye ntoya cyane bagashyiraho iya kabiri rya zina rirakomeza yinje mu mutwe hari nka diyoseze ya Catanzaro mu Butaliyani iruhande hari indi yitwaga Squirace babigira iyo babihuje ihinduka diyoseze ya Catanzaro Squirace y'amazina yombi arakomeza kubera amateka ariko ubuyobozi bwo bushobora kwifuza guhindura kubera impamvu n'iyi kubera politiki abantu barimo muri icyo gihe ibyo ni ibyabo hari n'aho ahubwo bongeraho ahantu hazwi nka diyoseze ya Tarbes mu Bufaransa kubera amabonekerwa ya Bikira Mariya yabonekeye abantu i Lourdes iri muri Tarbes babyita ni Tarbes Lourdes cyangwa ni Lourdes Tarbes ibyo ari byo byose Tarbes yagumyeho na Lourdes bayishyiraho ariko ibyo nabyo byemezwa ni Roma ntabwo ari twe tubyemeza hari ikintu twavuze wenda tukivuga mu magambo yihuta ni uko nk'ubukardinali byo twavugaga kuri ntituzongera kuvuga kardinali Musenyeri Antoni Kambanda nikagira icyubahiro kardinali Antoni Kambanda ari cy'episkopi wa Kigali Musenyeri aba nakuvuga ngo iki yamurenze yagiye muri ariko ni umwepiskopi no gusinya ubundi ngo turasinya Philippe Rukamba umushumba wa diyoseze ya Butare tuvuge we azajya asinya Antoni Cardinal Kambanda iyo titre ya cardinal ijya hagati y'amazina ye yombi gushyiraho umukardinali nk'uyu ni n'umubano mwiza n'icyubahiro ku gihugu ku buyobozi bwacyo ku nzira gifite nko ku Rwanda inzira y'ubwumvikane inzira y'ubwiyunge inzira y'ubumwe nabyo biba ari ikintu kigaragara
ntabwo ari ikintu kiba kireba kiliziya gusa, ni n'ikintu kiba kireba ni n'ubutumwa ku gihugu, ni ukuvuga ku buyobozi bw'igihugu ariko no ku baturage b'icyo gihugu papa abatanze. Hari amakuru menshi mumenya mutugezaho tutabafite ntitwayamenya, ntitwashobora kugira uko tumenya ibiriho. Hari abo muri kiliziya, abanyamakuru Radio Maria, bya Kiliziya Gatolika hano mu Rwanda, no kubashimira umurimo bakora. Igihe mwebwe mumenya amakuru vuba cyane, sinzi ahantu muyabana, ariko namwe no gushima imirimo yanyu, kuko abanyamakuru batabayeho twaba mwicuraburindi ry'ubumenyi bw'ibintu biriho. Ubundi akamaro k'umunyamakuru ni ukuba navuga ngo iki, ni nk'itara n'ifara, kwerekana uti aha hari iki, muritondera iki, mumenye iki. Ku buryo rero ni umurimo mwiza kandi ukomeye. Twese tuzi ko mu isi hari za fake news, kandi fake news zigira nabi, zigira nabi, zirabeshya, zishobora gutuma ibintu byinshi bibaho. Ni ngombwa rero gukora ibintu neza kugira ngo nyine ibintu bijye mu buryo. Murakoze, reka twongere tusenge turangize.